nibyo so kwirwanaho gusa niho ubundi bohore Kongo muri rwanda bose ku Kongo ko ari yanyu muri abanyarwanda ariko banye Kongo biransetse yo mwita abanyamurenge no musozi ubwo se ubwo nzita abanyakagari muri abanyarwanda ariko banye Kongo nkuko hari abanyarwanda muri murenge muri iyo plateau yanyu abanyarwanda muri Masisi abanyarwanda muri Rucuro abanyarwanda muri kiriya gice cya Uganda nabo biyita sinzi izina bihaye mbere y'abo ngabo ndibuka ngira ngo sinzi wavuze ati numvaga avuga ati za human rights n'ibindi Katumba bo baraye bishe abantu uwitwa Deforge yari umwe mu bakuru abo ngabo ba human rights watch yaje yirukanka kugira ngo araza hagara Katumba hari naho ngaho agira ngo avuge ngo no ngo urabizi ngo ntabwo ngo abateye nijoro ngo bavugaga ikinyarwanda n'ikirundi ubwo aje kurengera abanyekongo kuko Kabila yabahaga amafaranga Kabila mukuru utari Kabila uri Deforge araza abijyaho twari tuziranye ndamaze ubwo wajyanywe no kujya kuvuga ngo nyego none sabo bavuga igiswahili kwa hari mu mutse mu bavuga ko hari mavuga igiswahili hari mavuga ikirundi harimo navuga ikinyarwanda ubu ikinyarwanda ni intera hamwe zari ziri hakurya hari ikirundi cye ni intera hamwe z'i Burundi nazo zari zikiri hakurya ariko bavuga igiswahili n'abanyekongo bari bahari abundi baba baravuze ikinyarwanda ariko byaramuzanya zarahagarara yakuvuga muri noza mara televiziyo zabo ngo urumva ngo baje gutera bavuga igiswahili bavuga ikinyarwanda ngo n'ikirundi kugira ngo badashyiramo abanyekongo kuko human rights watch yahabwaga amafaranga na Kabila anyway ubwo nagendaga mpera kubye abantu bagiye bavugira hano nabo ubuneye naje kugira ngo nganire mbabwire c'est génocide yajite buriya génocide kuba batangaye babonye ko mu Rwanda hari a high organized society ifite a very high civilization bikabatangaza muri Afrika ko bidashoboka niko gutangira gushakisha abari ko bavuga batabatutsi bari ibwami agomba kuba baraturutse ahandi abazungu bamwe nka Grant akavuga ngo baturuka muri Mesopotamia hari aho ba Iran irwanira n'abanyamerika bagiye bakurayo uwitwa Delphurije wigeze no kuza kwigisha mu Rwanda baragenda bakura muri Checheni ngira ngo mu Checheni muzahariho muri Rusiya muri ya misozi ya Rusiya ugaruka za Siberia inyuma niho Checheni avuga ko abatutsi ariho baturutse none bigenda byanisha kuko bashakishaga ngo aya majyambere aba bantu batarava ku nguge bayagezeho bati urumva binashinge no n'intuza na racism kuko iyi civilization iri highly organized a nation state the highest organization kuko kugira leta nicyo kintu society cyo hejuru kitara abakomunisi nibo bashaka kugira ngo bazakreye ikindi kiri beyond yo leta ubu turacyari muri leta niho biri basangira hari bahide iyo leta mu Butaliyani itahari iyo leta abanyarwanda bafite abadage ntibari bayifite ibihugu byari bifite leta igeze ityo iri hamwe n'Ubufaransa Ubwongereza Uburusiya Autriche Austria ibindi nabo bari bakiri mu duce hirya no hino tugeze dutyo
nicyo cyabatangaza rero. Ibyo nibyo bizatuzanira ingorane muri 70. Ubwo bazashoberwa n'abapima bashoberwe batangire kuvuga bati nakubwo sinahindangije abanyafurika nadutangira kwandika dukurikije ku by'abazungu. Anta Diop kugendera kuvuga ngo ziriya za piramide ngo muza bazishyizeho ngo ni bari abatutsi nibo bubatse piramide ngo bazagaruka mu Rwanda. Hanyuma baza bavuye muri aho bubakisha amabuye n'ibindi baje bubakisha ibiti, kuko ntabwo ibi byo gukoresha intuza byaje hanyuma. Ibi byo gukoresha za rukarakara sinzi niba muzi iryo jambo bageze ko ntuza ibi byaje hanyuma. Ubundi byari ibiti no gusakara. Muzajye kureba inzu ya kera i Nyanza irahari uko imeze. Warubatse piramide bazi kubaka iriya nzu, ariko ni umuhanga. Anta Diop ni umuhanga, yari umuhanga. Reka mbahe undi muhanga kandi muzi mwe, Kagame ni umuhanga, yatandikiye history n'ibintu binini byo hano mu Rwanda. Usanga rero mu nganje kandi maze sinzi ahera munsi y'u Burundi ukabona abatutsi, wajya i Burundi ukabona abatutsi, mu Rwanda ukabona abatutsi, muri Ankara ukabona abatutsi, Bunyoro ukabona abatutsi, maze ngo ngo bikagera muri Ethiopia hagati ya muza ya Bunyoro naho hari abadinka, abanuweri, hari amoko ari ujya wumva y'abamini n'abandi bose mujya mwumva yaba ngaba barwana muri za Sudani n'ikibwa ntaho bihuriye nawo ngabo, ntaho bihuriye nabo bari muri Ethiopia. Ariko urumva twese twarabyemeye, ndetse twe barabitwigisha. Complexity yatangira turazigira kujya kumva uracyagwa waba unarwaye n'imvunja. Sinzi niba muzi n'imvunja cyari cyo twe tunizi n'utwo twarwaraga mu abantu bambaye inkweto ntizikiboneka izo mvunja, twagiyaga mu birenge cyari tutarambara inkweto. Ukaba wahura kuko babikwigishije, ugahura n'umuhutu wifitiye imodoka ya benzi, wowe urahurwaye imvunja, ntubona ari byo kurya nimo cya gihutu nta bwenge kigira. Nta bwenge kigira, cyagize ubwenge bwo gukora kigura kibiza nabyo. Ariko iyo complex ya superiority n'abandi bakagira complex ya inferiority, abazungu bagiye badushyiramo. Nyirango nuko ntakurikiye igihe twarwanaga nabo bajyaga ngo ngo ubwenge bw'inyenzi, inyenzi ubundi twe bavugaga ngo bwa bwenge bw'inyenzi, wenda hari aho twarwanye ngo ubwenge bw'inyenzi. Urumva baremera ko turi abanyabwenge. Abanyabwenge si ubwenge ntuza nabo bari babibahaye. Cyangwa ndimo nganira na Colonel Nsengiyumva arandeba atari yashaka Tito, ubwo muragira ngo tujye tubaheka ngo kera bahekaga abatutsi. Ndamureba ariko ntabwo uzi ko turi muri 21e siècle, muri siècle ya 21 y'iki gihe. Ati none ubu ni indege zigenda n'imodoka, ubu washyira ku bitugu byawe tukava ibyumba tukagera i Kigali, uretse ko wavunika. Igihe nawe ameze neza kandi imodoka zaraje, atangira bangwa bwa bwenge bwabo barabyumvise. Ubwo ni ya complex aravuga aho kumbwira bindi atuva bwa bwenge bwanyu cyo. Ubwo se nawe ndamumaza, wowe wize primaire wiga secondaire, nanjye nibyo nize, urangije ujya muri university ndetse ukora na university, uri BM ni za grade z'abasirikare baragiyemo bakiga, kuko buriya abasirikare bariga cyane, ba ofisiye biga cyane, za kuru zawo ni za university. None ubwo ngubu ugiye kuvuga nkurusha ubwenge kisi usiwe wagiye kwiga biriya. Urumva ni complex nk'izo zari zarasigaye zagize. Ariko ibyo urumva ko bashyizemo amacakubiri muri twebwe, baranabitwigisha. Nkanjye narabyize muri primaire na secondaire. Hanyuma rero muri 59 biraba bifashwe nanone n'ababirigi kwica abantu mu ngandi mukuru.
imyaka 15 16 ariko kwigisha ingengabitekerezo ya jenoside no kugira ngo bayinjire mu bandi banyarwanda byatangiye muri 64 aho batangiye kugenda bigisha umwana ukiri muto utaraza muri maternelle kamwigisha ko umututsi ari mubi, muri primaire bakamwigisha, muri maternelle bakamwigisha ko umututsi ari mubi, primaire bakagenda bamwigisha baha n'ingero nyinshi bagenda babigisha, ndetse no muri secondaire ariko bagenda no babigisha muri université, ndetse bo bakajya baha za tezi zo kwandika ku mututsi n'ububi bwe n'iki nuko bagiye bameze, ariko bagendaga batanga dozi primaire bakaha dozi yabo. Ndibuka hari umwe twahuriye mu Faransa, niga mu Faransa nawe yaje kwigayo witwaga Bizimungu Joseph, witwaga Bizimungu, niho twari turi. Nibwo ambwira icyo yambwiye ko abatutsi ari babi, ati n'ikimenyimenye Kanjogera ni nyina wa Musinga, niwe wari umwamikazi, ngo yahagurikiraga ku bana b'abahutu n'inkota ebyiri yicaye. Namaze se kuki yagira ngo bimubarire iki? Ngo n'ubugome bwanyu. Agafata abana babiri b'abahutu akajya kuhagurukiraho, ngo uyu nguki kisakunda ahagurutse neza tuye, ngo n'ubugome bwanyu bwo ni kujya isi ubwo bugome kuki yabugiriye ku bantu bakuru cyangwa ku bandi bakuru kuki bwo kurumva ngo n'ubugome, ngo kugira ubugome ngo ugomba kwica n'abana batoye. Umuntu namuri sanga yarasaze. Ariko icyo nakoze twari hamwe mu Faransa, ndagenda nashaka pupe ebyiri, shaka n'akantu k'agasego kameze nk'intebe ya Kinyarwanda, muzana n'inkota ebyiri, niga bahagurukiraho, arahaguruka biramunanira. None amaze ko bikunaniye, Kanjogera w'umukecuru uhuru gisore, yari umusore ukorana siporo, birakunaniye, ubona Kanjogera w'umukecuru yarabashaga atari kuzikora ibyo. Ubwo wirirwaga ubimbwira ngo Kanjogera yari umugome, yahagarukira ku nkota ebyiri ku twana b'abahutu, dore nkuzaniye saba abahutu noneho n'abakozwe n'abazungu, hagurukiraho birebe nk'uko nawe ube umugome nka Kanjogera, biramunanira. Urumva ni ibintu byigishwaga niko koko babibigishije mu mashuri. Abanyeshuri bagahaguruka, umwana wa secondaire ubundi avuze ko abana bari bakajya kwica abandi bakanabirukana, bamwe bandi bagenda bandika ngo mbese abatutsi kuki bakiga, barimo n'abantu muzi babaye ba premier ministre hano n'aba president, bahe president umwe Bizimungu yari n'uwa RPF, yanditse ibaraho yandikira Kayibanda ubwo muri 73, ngo ariko kuki abana b'abatutsi bakiga. Ibaraho yari raho abantu benshi mwabonaga muri leta hano, abenshi bari babyanditse, hari ababyandikiye muri ntuza muri aruba numva babonye muri university ya Ruvanium, wabonye muri Ruve nyine university catholique libre catholique ngira ngo yagateka. Bariyo bagatabazi n'abandi banditse ibaraho bavuga ngo bandikira Kayibanda bati ngo si biga muri Ruve, bandikira Kayibanda ngo kuki abana b'abatutsi bakiga. Ariko bituruka kuri za nyigisho zagiye zigishwa ari abana primaire secondaire naho ngaho. Icyo gihe nibyo byaje, nibo bariya rero baje bayobora jenoside yabaye. Nuko jenoside nabwo no uko yakozwe gihanga, ariko kugera muri Kongo Ababiligi babanje kuzana amacakubiri. Buri iyo urebye mu murenge, uretse ko mwifitiye izo nka zanyu, wenda abandi batari hejuru muri za plateau, keretse bamwe na bamwe, ariko uzarebe nimwe mwari benshi ukabona tribe turayaho iruhande bashyizemo abaza bayobora bakaba bariyo. Ababiligi nibo babishatse kugira ngo kuko Ababiligi igihe bazaga, icya mbere igihe barwanaga Indugaruga zarwanye iruhande rw'Abadage barwanya Ababiligi kandi
Musinga icyo gihe ari umwami yari ku ruhande rw'Abadage muri iyo ntambara barwana, ndetse bamwe barakomeje, harimo bakomeje barinda bagera Tanzania barwana. Urumva rero Ababiligi ntabwo bajya gukunda abo bantu babarwanyije. Nicyo gituma n'Abanyarwanda basigaye bakuyeho nko mu murenge babaha, ugasanga uduce tumwe tw'abari mu bana aribo bagira abayobozi bo mu murenge, kandi Abanyarwanda bari aribo benshi. Muri Masisi niko byabaye, bakagenda bagafata twaturi bituri hari tw'intuza, akaba ari two tuza tukuzi kuyobora abo benshi. No muri Rucuro hose ko byabaye, kuko hari mu Banyarwanda bandi bagomba gukora abo Batutsi, abayobozi bari abo icyo gihe, ariko bajya gushaka uriya wo muri Cobaze, bazanye umuntu wari muri gereza bamuha ubutegetsi, bamuha ubutware, kuko yarazi gusemura Igiswahili, bamuha ubutware. Ndezi yari muri gereza, umuntu wari muri gereza, sinzi ko yari yarumvise Agaswahili gakeya, kuko ibyo gereza bagenda wenda yari yanyuze hirya no hino agenda kwiyumva Agaswahili gakeya, araza niko bakuyeho abatwari bari aho ngaho babandezero n'ahandi. Ingorane yaje kuba rero muri nyuma ya independence, hari ibyaje byo kuvuga ngo abantu baratora. Urumva n'ubura katiribi gatoya hariya y'Abanyarwanda ari benshi, nibigera mu gutora Abanyarwanda zatora bene wabo. Nibyo byazanye za ntambara zo muri Kongo, ngira ngo ya Maître njya numva abivuga icyo bise intambara y'Akanyarwanda. N'icyo gihe bashatse kurwana Abanyarwanda, kuko bari bazi ko niba haje iby'amatora Abanyarwanda nibo benshi bazatora abo ngabo. Ndetse icyo gihe ari Abanyarwanda n'Abahutu n'Abatutsi bajya hamwe, haba intambara y'Akanyarwanda. Abantu l'armée congolaise igomba kuza kubihosha. Ariko ibyo kwinjizamo Abatutsi byazanywe no kwa Habyarimana. Kwa Habyarimana nibo baje kubakamo, bazana amasosiyasiyo yitwa Maghreb, bazana y'amafaranga igihe cy'Abakanyarengwe niba yarakiri taraza muri RPF n'imbere. Noneho batangira kwigishamo yangenga bitekerezo bigishaga mu Rwanda, batangira kwigisha muri Rucuro na Masisi. Nibyo haje kuza intambara noneho hagati y'Abahutu n'Abatutsi, nibyo byaje kuba. Ibyo nibyo bigenda bizana na za jenoside zagiye ziba mbere. Ariko kugira ngo habeho jenoside, ubwo no mu murenge naho, kuko hejuru kuri plateau Abanyamurenge nibo benshi, Abanyarwanda nibo benshi. Nge sinzi igituma bita Abanyamurenge, Abanyarwanda nibo benshi, ariko ubwo mushaka kwitwa Abanyamurenge babwira iki? Ariko Abanyarwanda nibo benshi kuri iyo plateau. Turi biduhari rero, benshi baba bari hasi, abo bari hejuru nibo bahaye ubutegetsi. Itangiye kuzana bati mbese nitujya gutora bizagenda bite, bakabona ko Abanyamurenge bazatora bene wabo. Nibyo byahaje ingorane. Ariko mu murenge ho ikindi cyabishe ni ukugira inka, kuko igihe cy'Abamurere barwana hasi, ntuzagire ngo kuza kwiba ibijumba ntibiba bikuye biri aho ngaho, ariko kuza kurongora inka zo kujya kurya ntibiroroshye. Buriya nicyo cy'Abamurere bazamukaga bakaza bakorongora n'Abamayimayi, ntugire ngo hari ikindi, kuko ntabwo bari bujye mu mirima y'abari abantu bajya mu mirima kujya gukura kubishaka ngo uzabyikorere, nta mwanya babifitiye. Ariko uraza ukabona inka ukayirongora, ukurikiye ukamurasa ukagenda uyirongora. Nicyo Abanyamurenge, uretse ibyo by'uko bajya babaha abatware batagombaga kuba ari bo, ariko bari bafite capital iri mobile. Ntabwo uri imirima, ntabwo abantu baza ngo bayikorere imirima. Yewe n'ibijumba cyangwa amasaka ari mu mirima ntabwo bari buze ngo babitware bajye kubirya. Ariko kuko hari inka, hari n'amatungo matoya, nibyo biboroheye. Nizo ngorane Abanyamurenge bagiranye nabo kwa Murere. Kwa Murere barazaga bagashaka ibyo kurya. Gushaka ibyo kurya rero nta bindi, ntabwo babwira ngo nibajya guhiga mu ntuze, kandi hari inka nyinshi ziri hariya. Baje bigatuma noneho n'Abanyamurenge bashaka uko birwanaho. No muri iki gihe cy'Abamayimayi ntabwo ari bujye mu murima kujya gukura, ntafite uwo mwanya. Araza arongora inka
ziraho ni nacyo gituma ubona bagenda bazitwara. Urumva rero uretse iyo type yo kuba mu amata bashaka mwe babaregeraga ko muri na ababirigi bajya bandika ko mwarabirasi, ariko ibyo by'abirasi simwe nibyo mu Rwanda, kuko mu Rwanda Musinga n'ingabo ze zabanje gufatanya n'Abadage barwanya ababirigi muri icyo gihe. Urumva rero ko babangiraga icyo gihe. Aho biziye rero icyabazaniye rero noneho jenoside nyakuri kugira ngo yigishwe kandi ishyirwe no mu bikorwa, ubundi bagendaga bica bagira bacya nk'uko naho tubohereje rero ba FDLR biraza. Ahubwo mugira Imana uko bari baje miliyoni 3 ziraho twaraje tuzikurayo turazigarura. Iyo muzibona zose nima mukiriho niri muvuga nima mukiriho. Urumva baraje basunitse Abanyarwanda, Abafaransa nibo babigishaga kugira ngo bagire babigishaga ngo nibazijyane nibakureho ngo nibona bagiye ibyo ngo ni kugira igihugu kirimo ubusa, noneho bari abazaze bayobora ubusa. Izo mpunzi tuzikurayo turazigarura, ariko abasirikare n'andi bagumayo n'abandi bake bari bageze ku ntuza. Ariko nimutekereze miliyoni 3 iyo ziza zikekuti iwanya hanga hari n'umwe bakiriho, kandi zose bari barishe barakoze jenoside ntibazabeshye. Ariko izo twarazitwaye hasigaye nk'ibihumbi 200 n'ibindi nibo bajyanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Undi wayitwaye kugira ngo ugere hariya buriya natwe tugira ibyacu tugira Kabira turarwana. Kabira ari dore yabaga asinziriye, Kabira turaziranye n'uriya muhungu yabaga yisinziriye aho ngaho, yaba ndetse amaze kugira akazagatanga Abanyekongo kuko bazi gutuga umwanya bakamuzanira zazaho n'ibindi, yaba yashyize zahabu mu nzu ye. Utwo twana twamurindaga twirukana kure ntihagire ugera no mu nzu ngo natwe badakora kuri zahabu. Kabira ari aho ngaho nuko ugenda inyuma barwana, Kinshasa irafatwa. Kabira ntamaze kugera hariya, abandi nabo bamaze kumubwira ngo ariko se kufite ahantu n'iki kuki bari abashenzi wabirukanye. Kabira twirukana. Aha yirukana Abanyarwanda, ariko arabeshya aravuga ngo Abanyamurenge bone abazayirwa nibagumaho. Abana twari twajyanye bo baguma aho ngaho, abacu baraza atangira gukora jenoside, atangira kubica. Abonye twagiye atangira kubica. Nibyo muzabona abantu bacu baza kugwa n'indege kitona kwari kubuza iyo jenoside. Yari yatangiye bagiye kubatangiye kubataka bagenda babica abana b'Abanyamurenge bari aho ngaho kuko bari barasigaye bo ari Abanyekongo, twe Abanyarwanda twagarutse. Byongera bizana indi ntambara ya Kabira biturutse kuri nanone. Ubwo Kabira yizanya ate? None atangira kuvuga yuko Abatutsi ari babi. Abigiza cyo kuko twari dutangiye kurwanira abantu benshi bari barahugiye Congo Brazzaville, abandi barahugiye muri Central Africa biraza FDL. Arabazana banyura kuri Congo Brazzaville, baraza abashyiramo. None habo uburenganzira bwo kujya kwigisha ibyo bigisha, nabatangira kwigisha ibyo ko Umututsi ari mubi, ko akwiye gupfa, ko ntabwo yavuga Umunyarwanda ko ari mubi kandi bari hamwe ari Abanyarwanda. Kabira rero burya mukuru nawe niwe wabizanye abyinjiza mu gisirikare cya Kongo. Kabira muto ahaziye kuko icyo gihe hari igice kimwe cyari cyarafashwe, none azavuga ashaka negociation ziraba, akubitamo baruberwa n'ibindi ko ntuzaba ngira ngo baruberwa ari Ruberwa se Munyamurenge cyangwa ni Karahani we Munyamurenge bose na ntuze. Aha ndibuka Ruberwa nawe ndamwibuka
burya bagiye kugira amatora manda irangiye kaba yaje kutubaza atari ko mwabwiye bari berwa hariya tukumvikana agafasha muri hariya muri Kivu tugatora bikagera neza tugafatanya. Ruberwa rero abazungu n'icyago muzungu senze mu Faransa cyangwa abandi bari bamugemo akumva ngo demokarasi ngo azatsinda. Ruberwa utsinda muri Kongo Mututsi w'umurenge ujya gutsinda muri Kongo muri za televiziyo zitakuze yaribeshyaga aranga. Ese mure wafashije n'undi ko mizanye aranga ndibuka muri ayo matora niko byagenze. Niba mutari muzi iyo story niko byagenze Kabila tutise kandi yanze uragira ngo tugire ariko yamubwiye avuga ati urumva nawe ntibamwemeraga hari uko Kabila mutoya buhanza hari isano agirana n'abanyarwanda ubanza hari yagirana n'abanyarwanda bamurega ko ari umunyarwanda none akagira ngo muri Kivu ngiremo abazamfasha kuntuza ariko bikanyije kuri wewe rwose abazungu bari ngo demokarasi niko bahora bibabwira buriya nabo niko bamubwiye ngo rwose azaririmba demokarasi ndanda yamukubita hasi kandi harimo abamubwiraga ati nyamuneka bari aba bantu mwarwanaga babicanye nibajya aho bazabica. Ugira demokarasi ahantu harimo amacakubiri n'ibindi. Demokarasi ijya ahantu umaze kumva neza ukontora ibintu byose abantu bari free. Ariko hano muvuga ngo cyo ndireba muri ubu bwoko uriya reba nizira za demokarasi ubwo nyine bajyaho ukabuzi ko turayibini ari zahura itsinda. Urumva rero ngo Kabila mukuru ni wabizanya bigeza mu basirikare ntibibaye bityo. Kabila mutabonye ko bamwangiye baruberwa timurabeshya kuko nakanyabwenge ko n'icyago kicira hasi none kandi karabazana n'indi nuko buhoro buhoro abohereza hariya ati ndabaho intwaro mujye kurwanya igihugu cyanyu muguma aho ngaho. Niko no kubareka ngo bigishe ko bigisha abasirikare abo n'abindi nangenga bitekerezo kubayikora ariko ikaba itarageze aho bavuga bati reka dutangire tugende twica. Ariko ntibyabuzaga ko harimo nanone abanyamurenge n'abandi batutsi baho ngaho bagendaga bicwa kuntu. Muhora mugira ibyago rero hakuzira Patro Kisekedi ahageze bamugira inama batari ko buriya kiriya gihugu kugira ngo cyubakwe muri ka Rwanda kashingiye ku busa ariko karibaka karatera imbere. Nyamuneka agenda ubumvikane na Perezida Kagame araza sincere rwose araza gifite uwo mutima n'iki mbese barumvikana rega bareba tugiye kohereza n'abantu kugira ngo boke guma n'iki birika byacitse ngo turamufasha ni ageze abandi baramubwira batuhora kuri iki ariko sa abandi abenshi ni n'abadepite be n'abaminisitiri buriya abo muri ntuza buri wese abafite ikinombe cye kuko urumva yahamagaye ngo murabizi kundusha abahamagaye abari abasore bari mu barwana ayi bajyayo ati twabigira bati twebwe duhe iminsi baramaye turaba tubarangije kugira ngo urangize mayimaye ntago babereho ikindi burya babayeho kugira ngo barinde ari ibirombe by'abazungu ari ibirombe by'abo badepite n'abandi muri biriya bice hirya no hino kuko ari mu ishyamba bagomba kurinda ibyo birombe bakarinda n'ibintu zabagenda bakuramo. Ugenda rero ushaka igroupe ukayiha imbunda ikarwana ntago rero wavuga ngo uje kubirukana bumvise ko ugiye gukuraho ayo mafaranga yawe ibyo birombe byari biriho bitazabona ababirinda siko kumuhindura. None ubu rero asigaye akora propaganda yo gukora genocide n'abandi
we yatanze uruhushya rwo kwigisha. Ni nabyo ngira ngo profesa yavugaga ko bareba wenda gusa n'umututsi bagatema bakarya, nuko biri bagenda batwereka, ariko noneho bajyaho barabyigisha. Ariko icyo gihe mbere byigishwaga n'abanyarwanda, noneho ba Muyaya, ba Kisekedi, nibo bagenda babyigisha. Rimwe na rimwe bakabyigisha batabizi, bakazana interahamwe mugende ari ibyigisha neza ibyo bya jenoside. Unateka niko bagenda babikora. Ubwo byari byavuye muri byavuye, ikibazo nuko byavuye muri abanyirabyo interahamwe, bisigaye byigishwa n'abanyekongo. Mbere abanyekongo ntabwo babyigishaga, barekaga interahamwe akaba arizo zibyigishiriza, bakareka interahamwe akaba arizo zikora jenoside. Ariko noneho babyinjije, urumva babyinjije muri abo. Ikindi cyatumye binihuta, abandi bitaga ba mayimayi barabazanye, babahaye imyenda ya gisirikare, babahaye imbunda za gisirikare. Sinzi niba barabatrininze, sinzi niba barabigezeho. Noneho barabazanye ngo bagire FDLR. Rero iboneraho ko noneho barayegereye, barabigisha, babigisha kwica n'iki, si no kwica bindi. Bati nimujyayo wica muri abatutsi mubambure n'ibyabo. Buriya no muri jenoside hari wicaga abyumva ideologically, abyumva mu buryo bwa ideology, hakaba wica kuko yahoraga yica mu Rwanda n'ikindi gihe nta kibitwaye kwica umututsi. Ndetse aho kwica umututsi, aho kwica ihene y'umuntu wakwica umututsi, kuko ati the end ihene bazayikubaza ujye mu manza. Ariko muri wicaga umututsi ntago wajyaga mu manza. Hakaba rero abazaga bashaka n'ibintu, nk'abantu bashaka ibintu nibo bajya kwica n'umwana n'uwasigaye, kugira ngo ejo niba akahenge kabonetse hatazagira umwana uza gusaba ibye. Buriya niko byatumye bamara abantu bakagenda bashakisha n'udahari. Bariya bazanywe nuko hari interest. Ubwo rero ba mayimayi baza hari interest, bavuga ati niba ujyaho hariya, icya mbere urabona biriya bintu byawe bitware. Icya kabiri, nugira Imana urahasanga n'abagore ujye kubavyora, nicyo kirabazana bakaza. Niko bakora na jenoside, bakagenda bashakisha. Ntabwo bari bushakishe mu bandi banyekongo kuko babona ingorane. Urumva rero jenoside ibivuye mu banyarwanda bari bagiye hariya, none isigaye yigishwa n'abantu ba ofisiye. Ngira ngo nuko batakubuje babikoje bakubaje mete base bizagenda biti, sinzi ibyo bashubije, ariko giye ko bizagenda. Urubyiruko mbona hano ni muhaguruke muri mubohore Kikongo, niko ibintu bizakira. Nimwibwire ko bizakira ngo mwafashe ka Kivu n'ibindi. Oya, kurwana mukabora. Ngira ngo nuko bari bukire muri media ngo navuze ngo nimakaguruke batere ko ngo bafate Kinsha. Nibyo muvate Gatanga, Mbugimayi na Kinshasa, amahoro aze mwubaka igihugu kigira amahoro, haba abantu bazima. Naho ubundi bari abana ubwo genda avuga nyamuneka ngira ngo wenda nabivuze ngo ntimuyisohore ko byasohotse ejo byageze hanze. Cyangwa se Kisekedi avuyeho hakaboneka undi uzi avuga ati noneho tugira tumvikane tureko. Ariko nabyo uwo ngo bazagera atya, buriya noneho abazungu baza bashaka ziriya za mini n'ibindi, nibo batangira kumukorera ibyo ngibyo. Abandi banyafurika bashaka ibintu nabo ugasanga ari ibyo ngibyo. Noneho n'abayobozi bo muri regiyo aba yifitiye ikirombe hano yashyizeho abakirinda, urumva nawe nicyo bazabashaka, bazongera bagarure ikibazo kizongera kize. Nk'uko kuko giheruka kuba Kongo nzima igihe cya Lumumba, nawe bamazeho iminsi, ntabwo yamaze, sinzi niba yarengeje nk'amezi abiri ari premier ministre.
ubure murumva ko kuza aho kugira ngo nibuke je nabagire muri politike rero mumbabarire nimugire gose ndabizi igihe cya Katumba abantu twarababaye twese wumvaga wasaga naho uhari urebe muri iryo joro bajya muri buri ntuza barasa urimo wese ubyiyumvisha bireba nubwo utababonye iyo filmu ariko twarabirebaga umuntu ufite imbunda utagushaka aza muri buri tente arasa kandi hari abasirikare b'abarundi bakayabo iri hirya aho ngaho ariko hazamo abarundi baje kwica uko barwasa hazamo interahamwe hazamo n'abanyekongo abo babaga Giswahili baraza bajya muri buri nzu bica iyo image nubwo umuntu butari bari abantu babibonye uriya agira Imana wari wasinziriye ariko akarunguruka nyuma ariko tekereza umuntu binjira muri buri nzu barasa umuntu aryamye n'abangaba bagiye bagera n'utwana duca mu maguru y'abantu bakirukanka bakagenda bure nipe cyagiye kibakiza n'ubundi bajya kubarangizaho bose kuko bagumyeho kandi ikindi cyabakije nuko ryari ijoro n'ubundi bari baje bari burangize buri wese ngira ngo wenda babura bo bica bagatera abanyarwanda bari bari hakurya nuko bagabazi wenda ko turi maso turi baguke twarwana nabo ariko ni ibintu bibi image yonyine ngira ngo bakora filmu bagiye kuzabikora barebe ibyo bintu n'imbunda ni ntuzireba mu maso bagenda bareba barasa bajya mu yindi tent barasa akana kari abakarasa umva ko ajya kureba yagiye ntabwo yari yamenye ko bari umunabi barashwe ahubwo agiye kureba asanga babarashe kandi yarari aho ngaho mwabyumvise arimo abivuga ni ikintu kinini uburanye umusa kugenda ni ikintu kibi cyane rwose ntimugire ngo nubwo nagiye nivugira ibindi ibyo icyo gihe twarababaye abantu twari tura nk'uwo Deforge twarahuye numva namukubita yavuye muri Amerika ngo kuza kurengera Kabila avuga ngo no ngo s'abanyekongo ngo bateye n'indoro ngo bavuga Ikinyarwanda n'Ikirundi amaze saba bavuga Igiswahili cyangwa bavuga hehe ari FDL ntibavuga abanyarwanda ntibavuga muri Kongo abo barwasa b'abarundi ntibavuga muri Kongo mubaza kuki uza kurengera nuko Kabila yabahaye amafaranga kuntu Deforge bavuze human rights Deforge kije niyo ari umwe mu bakuru ba Human Rights Watch Harrison Deforge ndamwibuka yagiye ariko cyamujyanye reka yazanye na za CNN za fotora ngo reka ari matanga izo za discours ariko bari babizi n'abantu bari babizi rero twe mu Rwanda bone turavuga ngo ngira ngo murabizi tujya tugira ngo nyamurika twibuke twiyubaka ariko mwebwe ingere icyo mbabwira kwari mu rubyiruko rw'ibindi mwibuke mujya kustragorenga kubohora igihugu cyanyu nimwibuke muguma ahangaha cyetsu cyafite amashuri yiga ariko cyangwa mufite niba mutagiye kurwa mufite ko mufasha bari barwane ntimugire ngo nanjye kuvuga abasenyeri n'abandi barahana n'abapasiteri nabo ngiye kuvuga ntimutegereze ngo Imana nizabarwanirira Imana ifasha uwifashije nimudahaguruka ngo egere ntabwo ndi bubabwire ngo mwibuke murwanira igihugu cyanyu mukibarete hari iriya Platoni yanyu niba bana bangira bayizane mu Rwanda bahage haba u Rwanda mugume cyangwa wende independence ni iyanyu mufite right kuri Kongo kurusha bariya ntawe ufite right kubarusha Kongo yabayeho muri hariya mumeze neza mufite ahantu hanyuma hari economically viable economically viable
kuko hari iyo plateau akaba mufite kuragira izo nka zihaba, hari ekonomi yanyu yari ifite. Kongo yabaye Kongo umwari n'abandi, biriya bice byo byari muri royaume y'u Rwanda ariko abazungu bicaye Berlin bakadesina bati iki ni kibe Kongo, iki ni kibe Rwanda, twarabyemeye nta kundi. Ariko abashaka kugira ngo birukane abantu nibazane bagarure iyo lande ijye ku Rwanda bigireyo, kuko hari n'abanyekongo nk'abandi. Sinumva icyo gisegeta akurusha kuba umunyekongo. Ubwo rero mwakwibuka, mwibuke musitaragorenga, tusitarago mukotana. Buriya kukotana ni struggle, nta kindi.